yarahebye ubufasha bwiza muvuna muheto mubona se mubona ari cyiza Mariya wambobo wowe naje ntabwo uri kumvuna jeje waje sinakunze none kuri kugira nkaho usanzwe waje yarashinze WhatsApp ariko ndeba ni njyewe nyina shara waje n'icupa baraniba WhatsApp wanditse kumbabaza niba uri mwere shiri wanditse oye shara waje n'icupa WhatsApp uri kumwana wanditse WhatsApp byuka ariko byuka ari ikintu nshaka kumubwira mashoma zanani nawe mugurire zego bafite amafaranga nirazanye amafaranga menshi cyane ese ubu ntabwo uri kumvana niba kukubona niba guha inzoga nawe wimwe yewe sharwanda n'icupa WhatsApp ubu niwe mba ndi kurwanirira ko ubwo WhatsApp ndagiye sibyo ndagiye ntabwo uzongera no kumva uri ku nzira wabaye iki uri ku nzira wabaye iki mu rugo yarahebye ubufasha bugeze
nzakora ikigazi reba nk'ubu ngubu hano y'igihe birananiye kujya ahantu hose ibintu byose mba ndimo mba ndi gutekereza watsapu mama watsapu nzakora ikibazi ariko none narambiwe nta murezi narambiwe kasi sinzi ikintu ngomba gukora naganziye impamvu gatinyuka ngo nta n'ubwanjye mva byakoze ngiye kumureka aho ikibazo ndacyamukunda ndi ikintu nshobora gukora basi ngo nikuremo burundu niba rero watsapu twigeze guhura hariya hepfo kandi hano gusa nanjye ni hano ruguru basi nifuza ko twamenya n'amwe nimba hano ku kabotike uturere saga nayo hari haruguru usanga turi n'abaturanyi wenda tutaziranye none nimba twita mbese nitwa Nina ni byiza nanjye nitwa watsapu ni hano ruguru ndumva turi abaturanyi twaganira nyine tukamenya amasibyo turi abaturanyi ese sisita wamuhaye akanamba kazi kanamba okay ufite nta telefone nzanye ariko burangiye watsapu ndi umuntu ukora ibintu capu buriya nzi gufata mu mutwe ntacyo wambwira nari ibintu bifite mu mutwe ndabibwira reka nani kanguka ndeba nigenje musuri kumbona Soni yawe kumbona Soni yo niki wabaye iki What's up? Hakosa kako kabaye iki Uya kogenda ngo WhatsApp wowe yewe kanguka se kanguka akazi kanjye nako kwisubiza mu kazi kanjye ubundi ndano mariki oya njye gufata ku byanjye n'igenda ibikoresho byanjye aho nabisize ndahana ibikoresho byanjye biri ko ntabwo kubaza ibikoresho byanjye sobundi ugiye reza ibikoresho byanjye Sonia nayo naje nje kureba yigende nawe kugumana nawe hano uri umutima ibikoresho byanjye ingofero yanjye iri he yewe ngofero se ndashaka ingofero yanjye wataye umugeri hano iri he nawe ndi wambara gukira umufundi afunda yamuvuze ndashaka ingofero yanjye yanjye no kumuka kandi ndakubwiye ngo mi ingofero yanjye urayima ntayo none se njyewe mi ingofero yanjye ese ubundi urashaka we mi ingofero yanjye nigendeye njye nta ngofero yawe amaye njyewe nayitaye hariya ubwo nyine njye bishaka kuyimpereza njyewe nigushakire utayishaka se njyewe watsapu iriya ngofero z'amafaranga ikorera uzagenda ujya gukora ndayishaka uzagenda ujya gukorera indi cyangwa iki ntabwo mba ingofero yanjye ase wanditse uraba ingofero yanjye cyangwa ntayo wari wabona intare yarakaye
jingo. Wamgo chuchu. Nusa kan. Wundo wajoga. Wambawo y'umufundi gusa. Muvuna muheto mubona se mubona ari cyiza Marius wambobo genda yego gakuba cyane turabona amahoro icyifuzo ni ikizi nyine gusa muvuga iby'akazi igihe n'umwandangira akazi uko nanjye ndi umutekinisiye. Ese mu mujyi wa Kigali ko haba akazi kenshi waba uzi gukora iki? Ndi umutekinisiye nkora ibintu byose nta kazi nakora rwose. Vuga ngo ukora iby'amazi ukubaka ugasakara amakaro byose n'amashanyarazi byose nta na kimwe. Abakozi bacu rero kuko tuba tugenda twimuka tujya ahangaha baba bari kuri gahunda, ahubwo wowe wampa nimero yawe noneho nkayandika ubutaha nawe nkazakongera kumubona wabandi tuzaha akazi. Bose murakoze rwose nimero yanjye nayibabwira rwose. muragiye nimunsigira ino nzu nje kanze nje ndongore nshaka umugore nibere hano n'ubundi nari maze guhaga akavuyo kanyu.